Ndashaka kuvuga kuri iki gicaniro ibi bintu bigera kuri bitatu, mbisobanure mbivuge mbikwereke, kandi uraza gusanga ariho wakubitiwe, ariho ibyawe byapfiriye. Akenshi ikintu kitwishe muri ubu buzima ni ugusenga ariko ukabona nta mpinduka, ndetse ugasanga turitotombera Imana ndetse turavuga yuko idatabara. Ariko Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya, burimbutse buzize kutamenya. Rero kutamenya kwisha abantu benshi, kutamenya guhejeje abantu mu bukene, kutamenya guhejeje abakobwa mu busiribateri, guhejeje abasore mu busiribateri, kutamenya gutumya abantu bakora ariko bakoreshwa uburetwa kandi barakijijwe kandi basenga Imana. Ibi bintu rero ni ibintu nubyumva ukabimenya, uraza kumenya aho byapfiriye, uraza kumenya aho wakubitiwe, uraza kumenya aho wanyagiwe. Imana Yesu ashimwe. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Reka nkwifurize umugisha w'Imana, nkubwire ngo ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Wowe unkurikira uri mu Rwanda, reka nkubwire ngo umugisha w'Imana ukubeho. Bankurikirana bari muri Uganda, namwe Imana ibahereza umugisha. Hari abari mu Burundi, mbasabiye umugisha w'Imana. Abari Zambia, abari Malawi, Mozambique, mbasabiye umugisha. Hari abadukurikirana bari mu Buraya, mwese Imana ibaha umugisha. Bari muri Canada, abari muri Amerika, Australia, mwese nsabye umugisha. N'abandi mwese muri mu nguni enye z'isi, kambasabira umugisha uturuka ku Uwiteka Imana. Kibisanzwe njye ndi Prophet Emma. Niba utari wakora subscribe kuri iyi channel, wigenda utayikoze, yikore. Wewe wayikoze, Imana iguha umugisha. Nawe ugiye kuyikora nona, reba ko utari wayikora, uyikore, ugikandaho. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Ntugende udakoze like, ntugende udakoze like, kandi ntugende udasizeho comment yawe. Ntukumve ibintu ngo ugende ntacyo bivuzeho. Jya ugira icyo ubivugaho, nibigufasha uvuge ngo amen. Cyangwa se uduhe n'igitekerezo utwunganire. Ndi hano kubera mwebwe, kandi iyi channel ni iyanyu. Ahangaha niho Imana iduhaye kugira ngo tuhavugire gukomera kwayo. Imana rero ibahereza umugisha. Uyu munsi reka nihute cyane. Uyu munsi ngiye kuvuga ibintu bikomeye, ibintu bikomeye ku buzima bw'abantu benshi bibariho, ku buzima bw'abantu benshi bibariho. Ni ibintu abantu bisangamo, ndetse usanga kenshi ari n'inyigisho abantu badashaka kumva, ariko kandi ugasanga ibyo badashaka kumva nibyo byabatsikamiye, nibyo bibicariye. Ndagira ngo mbabwire, ibi turwana nabyo Bibiliya yo yabivuze neza. Iravuga ngo turwana n'imbaraga ziri ahantu zitagaragara. Hari imbaraga zitagaragara turwana nazo. Ikiganiro giheruka nabaganiriye, ikiganiro mbabwira uburyo abarozi batwara inyenyeri. Abarozi batwara inyenyeri, mbereka ibimenyetso bigaragaza ko inyenyeri yawe yatwawe. Rero reka mvuga iki kintu uyu munsi. Hari uwambajije arambaza ngo ese ni gute umuntu ashobora kukwiba inyenyeri yawe? Ubundi iyo umuntu agikizwa acinjira muri Kristo Yesu, hari inyenyeri uhabwa. Iyo nyenyeri ni iy'umugisha. Iyi nyenyeri ituruka hehe? Iyi nyenyeri ituruka itangirira ibice byaho 12. Haravuga ngo Uwiteka avugana na Aburahamu, ari we sogokuruza twese wabizera, kuko kwizera kwacu gukomoka aho ngaho. Mwitangirira ibice byaho 12, aho niho kwizera kwacu gukomoka. Uyu munsi ndashaka kuvuga ibintu bikomeye. Ndagusabye unyumve, kandi iki kiganiro cyumva kirangize. Ntago nkora ikiganiro kirekire cyane, ndakora icyigisho kigufiya kugira ngo tuze kukirangiza bitatuvunnye, bitatugoye.
Aburahamu rero abwirwa iki? Arabwirwa ngo va aho ngaho utuye muri Uriya Bakaluda. Bibiliya itwereka ko Aburahamu avuka kuri se yitwaga Tera. Imana itugirire neza. Uyu Tera rero yari umubaji cyangwa se yakoreraga ibigirwamana. Ibi bigirwamana nizo zari imana zabo, ntabwo bari bakamenya Imana yaremye isi n'ijuru, iyo ntabwo bari bayizi. Imana rero ivugana na Aburahamu iramubwira ngo va aho ngaho utuye, usige umuryango wawe n'inzu ya so, ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Ubwo uwo munsi isezerano hagati y'umuntu n'Imana ryo guhinduka icyaremwe gishya riba riratangiye. Umva nkubwire, iyo umuntu yinjiye mu rusengero avuye mu isi yo hanze, hari ikintu uba ukoze guhindura ubwami. Iyo umuntu atari yakizwa aba ari mu bundi bwami. Iyo akijijwe yinjira mu bundi bwami. Iyo utari wakizwa uba uri mu bwami bwo kwa Satani, aribwo bwami bwa Adamu wa mbere. Imana itugirire neza. Adamu wa mbere wakizwa rero ukinjira mu bwami bw'Imana, ukakira Adamu wa kabiri. Imana itugirire neza. Kuko ngo wawinjiye mu bundi bwami ukareka igisekuruza cya Adamu wa mbere ukinjira mu gisekuruza cya Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere icyo yatuzaniye urupfu, ariko Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo aje atuzanira ubugingo. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice byawo 10 ku murongo wawo w'10, haranditse ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Mu yandi magambo, uyu Adamu wa kabiri atanga ubugingo, uyu Adamu wa kabiri atanga ubuzima. Aburahamu rero nawe abwirwa kuva mu gisekuruza cya Adamu wa mbere waterekeraga, Adamu wa mbere wabandwaga, Adamu wa mbere wari ufite ibigirwamana, Adamu wa mbere wari ufite nyabingi, Adamu wa mbere wari ufite imigenzo y'abanyamahanga. Umva ikintu Imana yavuganye na Aburahamu, iramubwira ngo nza guha umugisha, kabiri nzogeza izina ryawe, gatatu uzakuvuma nzamuvuma. Ubwo isezerano riba riratangiye. Aburahamu ateye intambwe yinjiye mu cy'Imana yavuze, abatangiye kugendana n'inyenyeri ye y'umugisha. Imana itugirire neza. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ibingibi. Iyo tuvuga ibi bakakubwira ngo Yesu yarangije byose. Hari n'abantu badatinya kuvuga ngo umwenda wari ukingirije ahera ngo utabukamo kabiri ngo buri wese yigerereyo. Iyo abantu benshi bavuga bino bintu baba bashaka guhakana ukuri kw'ijambo ry'Imana, bagashaka guhakana ukuri kw'icyo Bibiliya yivuga. Imana itugirire neza. Bivuze iki? Imana, reka tubanze tumenye ngo ubundi Imana ni iki. Mu magambo make, Imana ni iki? Imana ni umwami. Iyo uvuye mu isi yo hanze wari umupagani ukaza ugakizwa, uba uvuye mu bwami bwo kwa Satani ukinjira mu bwami bw'Imana. Buri bwami bwose bugira amahame, ikindi ubwami bugira amategeko. Imana itugirire neza. Ubwami bugira amahame kandi ubwami bukagira amategeko. Ndashaka kugira ngo tuganire iki kintu. Iyo mvuga izi nyigisho ntabwo ari inyigisho zipfa kumvwa n'umuntu ufite ibitekerezo biciriritse biri hasi. Hari abantu bafite ibitekerezo biciriritse bireba hafi, bameze njya nkunda kureba abantu bita abafana buriya baragowe. Hari umuririmbyi waririmbye ngo abafana ba Yesu ni mukomere.
ndamureba nkabona uburyo abantu bayibyina, nkabona uburyo abantu bayishimira, ariko ndavuga nti nawe ntabwo ari we. Ariko nanone ku rundi ruhande ibyo yavuze nibyo. Hari abantu baba mu rusengero ari abafana, habaho abafana, hakabaho abakunzi, hakaba n'abana, abana Yesu abyara mu maraso. Abafana rero ikintu kibaranga, uzasanga iteka barangwa no kuvuza induru. Ikintu kiranga abafana, uzasanga umuntu umubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho kugira ngo we amanuka azane fagite ziwe, akubwira ati njyewe mbyumva gutya, atangire kugutuka ngo mwebwe ngo muri aho, ngo muri abateka mutwe, ngo ngo mugende, ngo Yesu ngo yagize. Reka kuba umufana, ahubwo utekereze neza, ukereka umuntu uburyo karande zamutsikamiye akananirwa kubaka urugo, ukereka umuntu uburyo karande zamutsikamiye agakora bizinesi ya mbere igahomba. Noneho niba atari karande, nsobanurira uburyo uri umwana w'umukobwa, nawe urabizi uri mwiza, n'abandi bakabikubwira ngo uri mwiza, ariko uyu munsi wa none wabuze umugabo. Nyamara wa wundi mwavugaga ngo ni mubi, ufite imirara areba kuriya, yabonye umugabo, n'undi mwakuranye aramubona, ariko wowe umaje kubengwa n'abasore 12. Ubundi nk'iyo urebye ubona uzira iki? Wambwira uburyo ki ari wowe buri gihe utangiza bizinesi ukayitangiriraho abandi babonera umugisha, buri gihe akaba ari wowe uhomba, abandi bakunguka, wowe ugahomba? Wambwira uburyo ki ari wowe buri gihe ujya kubaka urugo, umugabo wa mbere mwarananiranywe, uwa kabiri mwarananiranywe, uwa gatatu mwarananiranywe, abagabo bose ni babi? Wambwira uburyo ki ujya mu kazi kandi ubona ko ugashoboye, harimo abatagashoboye, ariko nyamara bajya kugabanya abakozi bagahera kuri wowe, kandi ubizi neza ko ari wowe wakoraga cyane, uzi n'uburyo witanze, uzi n'uburyo wavunitse. Wambwira uburyo ki amafaranga ukorera ni menshi, hari n'abakorera ari munsi yawe, ariko babayeho neza kukurusha, wowe uhora mu madeni, ujya guhembwa agakayi karuzuye, ujya kureba amafaranga mu myaka ukoze, nta mwenda waguzemo, inkweto wajyanye mu kazi ujya kugatangira niyo ugifite. Noneho umuntu yakubwira ngo uriho umwuka w'abadayimoni, ugatangira ngo urabona, ngo urumva, ngo ibyo bintu byanyu, ngo Yesu yarangije byose. Yesu yarangije byose ko atagukura no kuri izo nkweto zacikaguritse wambaye gutyo? Ntabwo, reka mbabwire, ntabwo gukorera Imana bivuze kuba umukene. Ntabwo gukorera Imana bivuze gukena. Gukorera Imana ntibivuze kubura urubyaro. Gukorera Imana ntibivuze kubura umugabo. Gukorera Imana ntibivuze, nubwo bidakuraho yuko Yesu azaza, hari abatarabona abagabo, hari abatari bakira, Yesu azaza abo bose bagihari. Ariko nanone ijambo riravuga ngo ingororano y'abubaha Uwiteka ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ibyo bintu bitatu mu bantu bakoreye Imana, urebye kuva mu itangira ukagera mu byahishuwe, bose Yesu yagiye abagirira neza, kandi bagiye bahabwa umugisha. Ibyo Yesu yagendaga akora byari byo kubahindurira ubuzima, byari byo kubahindurira imibereho. Uyu munsi nuza kureba neza, uraza gusanga ikintu turwana nacyo twebwe ntabwo twari twasobanukirwa ngo niki turimo turarwana nacyo. Uyu munsi ukwiriye kumva imyuka irwanya ubuzima bwawe. Iyo myuka wamara kuyumva, ugafata ingamba zo kurwana n'iyo myuka, ugafata ingamba zo kurwana n'izo mbaraga. Ukeneye kubyumva, ukeneye kubyakira, wamara kubyakira ugafata ingamba. Ngarutse rero, Imana ni umwami. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye mu bwami bwo kwa Satani winjira mu bwami bw'Imana. Wamara kwinjira mu bwami bw'Imana,
Bibiliya iravuga ngo ububaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Yes, ibya kera biba bishize. Yewe n'inyenyeri yawe y'umugisha iba yaka rwose. Mu bya kera bishira rero haba harimo karande, haba harimo n'abarozi b'iwanyu, haba harimo n'abakuroze, inyenyeri yawe y'umugisha igatangira ikaka. Bibiliya itwereka iki? Bibiliya iravuga ngo Aburahamu amaze kumvira Imana akava muri Uri y'Abakaludaya ngo akajya aho Imana yamweretse. Uyu Aburahamu ngo ageze imbere yahagurukanye umugisha, ngo ndetse naho agiye ngo ajyana umugisha. Ariko ndakwibutsa iki? Aburahamu yumviye Imana, ariko arangije aravuga ngo ntabwo nagenda njyenyine. Kandi wibuke Imana yamubwiye ngo siga umuryango wawe n'inzu ya so. Ariko aravuga ngo ntabwo nasiga umuvandimwe wanjye Loti. Imana itugirire neza. Arangije Bibiliya iravuga ngo ahagurukana na Loti, barajyana. Ndetse ngo bagihaguruka babonye umugisha. Ariko bageze mu nzira, wa mugisha utangira kubahindukira umuvumo. Byagenze biti? Ngo baragiye baratunga, ngo baratunganirwa, ngo bagira inka, bagira amashyo, mbega baraguka. Ariko kubera yuko Aburahamu atakiri muri rya sezerano, kuko icyo Imana yavuganye nawe we yaribese, nyuma yongeraho ikindi. Reka mbabwire, ikintu kitubuza umugisha ntabwo ari ikintu kinini. Akenshi abantu bakira agakiza, bamara kukakira bamaze kwinjira mu bwami bw'Imana bakananirwa gukurikiza amategeko n'amabwiriza. Iyo udakurikije amategeko n'amabwiriza rero, ikintu kiba ni ikihe? Baba dayimoni bavuye ku buzima bwawe, kuko Bibiliya ivuga ngo dayimoni yivuye mu muntu yiragenda ikazerera, ngo ishaka ahantu ho kuba. Ngo yamara kuzerera, muri uko kuzerera kwayo ihora izenguruka hafi aho ngaho, ishaka kureba ko umwe yavuyemo yagira intege nkeya kugira ngo yongere imugarukemo. Ibishaka kugira ngo irebe ko umwe yavuyemo yagira intege nkeya kugira ngo yongere imugarukemo. Ikikora rero ni iki? Bibiliya iravuga ngo iyo yongeye ikagaruka, ngo isanga wa muntu wayo yaragize intege nkeya, ngo igasanga inzu yayo ikubuye, ngo isubirayo ikazana abandi badayimoni 7 bayirusha ubukana. Iyo aba badayimoni bagarutse rero, bagaruka muri wa mubiri bahozemo kera. Iyo bamaze kugaruka muri wa mubiri bahozemo kera, biba biturutse kuki? Bituruka ku ntege nkeya. Intege nkeya. Kuko akenshi iyo umaze gukizwa hari ikintu ubundi usabwa. Niba winjiye mu bwami, uburi bwami bwose bugira amabwiriza, bugira amategeko, bugira amahame. Ikintu rero usabwa ukimara kugera mu bwami bw'Imana, ukeneye kubaka igicaniro cy'amasengesho. Buriya hari ikintu abarokore batagira. Murasenga ariko ntimusengera ku gicaniro. Iki gicaniro ndakivugaho gatoya. Ejo nzakomeza mvuga ikintu cyitwa igicaniro. Ndimo ndashaka kuvuga ibi bintu kugira ngo nyumve neza. Akenshi iyo tuvuze igicaniro, iki gicaniro nicyo kintu abarokore birengagiza. Barasenga ariko ntibasengera ku gicaniro. Niyo mpamvu navuze ngo bameze nk'abafana. Ariko nyamara abarozi bakuroga bo bahora ku gicaniro kandi bakurogera ku gicaniro. Noneho iyo urangaye rero, umurozi araza akakwiba inyenyeri yawe. Inyenyeri yawe iyo amaze kuyiba ayizirikira ku gicaniro. Noneho ya nyenyeri wari warahawe n'Imana yo kugira ngo ikoreshwe iby'umugisha, umurozi agatangira kuyikoresha. Inyenyeri yawe igatangira gukora, ariko ikorera mu barozi. Ugasanga abantu barasenga ariko ntabwo bagira igicaniro. Ugasanga urasenga ariko ntusengera ku gicaniro. Noneho n'ufite igicaniro yubatse
ariko afite igicaniro ariko kitagira igitambo. Kuko iyo ugiye kuvuga ngo ugiye kubaka igicaniro, byanze bikunze iki gicaniro hari icyo kizagusa, iki gicaniro hari icyo kizakwaka. Akenshi uzasanga abantu baragiye bigishwa ijambo ry'Imana, ariko bakaryigishwa uko ritagakwiriye kuba baryigishwa. Yesu yarangije byose, yatanze igitambo, ariko igitambo Yesu yatanze igitambo cy'ibyaha byacu, ndetse twatangiye tuvuga ngo yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Mu yandi magambo rero, hano muri iyi si hari imyuka ikuriho bidasaba yuko uyu munsi kugira ngo ive ku buzima bwawe, ikeneye kubakirwa igicaniro. Icya kabiri, ikeneye umutambyi. Icya gatatu, ikeneye igitambo. Kugira ngo unyumve neza, uyu munsi muri iyi si iyo hari ibintu byaboshye ubuzima bwawe, umurozi akakuboha, ni ukuvuga ngo waboshywe n'umuntu, ukeneye undi muntu kugira ngo ubohoke. Bakuvuzeho amagambo mabi, ukeneye undi muntu kugira ngo akuvugeho amagambo avuguruza yayandi. Umva Ingoma za 2:20 uko handitse. Haranditse ngo Yehoshafati abwira Abayisiraheli, arababwira ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu kugira ngo mubashe gukomezwa, ariko mwizere n'abahanuzi bayo kugira ngo mubashe kugubwa neza. Iki kintu cyitwa igicaniro ni ikintu nzakoraho ikiganiro kirenze kimwe, birenze bibiri ndetse bitatu, kugira ngo abantu bacyumve neza. Iyo tuvuze igicaniro, ni ikintu ukwiriye kubera amaso, kuko iyo uvuze igicaniro, ubundi igicaniro kiba mu buryo, reka tuvuge nk'igicaniro cyo mu buryo nka bubiri. Icya mbere ni igicaniro cyo mu mutima, ukwiriye guhora mu mutima wawe igicaniro cyawe cyaka. Iyo tuvuze igicaniro cyo mu mutima, ni cya gicaniro ucana amatabaza yawe agahora yaka. Aya matabaza akwiriye kwaka rero ni ayahe? Iki gicaniro cyo mu mutima ni agakiza twahawe na Yesu Kristo kubw'imbabazi ze. Icyo gicaniro cyo mu mutima kikaba ari agakiza, aricyo gikwiriye kurindwa. Ukubaka igicaniro cyo mu mutima wawe kirimo gutandukana n'ibyaha, kirimo gutandukana n'icyaha n'igisa nacyo. Muri wowe ukubaka igicaniro, icyo gicaniro kikakubera inkomezi, kikakubera imbaraga, kikakubera umusingi. Igicaniro cya kabiri ni igicaniro wubaka. Iki gicaniro ushobora kucyubaka mu nzu yawe. Buri uzasanga abarokore benshi basenga ariko batagira aho basengera mu nzu zabo. Yagiye gusenga asengera aho abonye hose, ndetse rimwe na rimwe agasenga adakurikije amategeko n'amabwiriza. Hari umurokore uzajya kubona buri mugoroba, benshi barabikora, ugasanga rwose yambaye ubusa buri, akajya imbere y'Imana ngo Nyagasani mwami wanjye ndagushimye, mbwira iyo Mana ujya gusenga wambaye ubusa, ariko nyamara ntushobora kujya gusaba akazi wambaye ubusa, ntushobora kujya ku muyobozi runaka wambaye ubusa. Ibigutera isoni hano mu isi bikwiriye no kugutera isoni imbere y'Imana.
niba uvuga ngo iki kintu ni kibi gikojeje isoni hano mu isi, n'imbere y'Imana yawe gikwiriye kugutera isoni, utinyuka ute kujya gusenga Imana wambaye ubusa buri buri? Imana itugirire neza. Rero nsoreje ahangaha iyi video, reka nyirekere ahangaha, ye kuza kuba ndende. Ejo ndakomeza n'inyigisho zivuga ku igicaniro, tuvuga igicaniro uburyo cyubakwa. Iki gicaniro rero kigirwa n'ibintu bigera nko kuri, reka mvuge 3 cyangwa 4. Igicaniro kigirwa na nyiri ukucyubaka. Icya kabiri, ahubakwa igicaniro, sibyo? Icya gatatu, Imana isumba byose, Imana igomba kuba ihari kuri icyo gicaniro. Icya kane ni umutambyi, nta gicaniro kibaho kitagira umutambyi. Icya gatanu ni igitambo. Ibyo bintu byose uko ari 5 byagakwiye kuba byuzuye kugira ngo n'igicaniro nacyo kibe cyuzuye. Nemera rwose iki gicaniro ndimo mvuga ni igicaniro gisenyi cy'abarozi. Iki gicaniro ndimo mvuga ni igicaniro gisenyi cy'abarozi. Naho igicaniro cyo gusaba imbaraga z'Umwuka Wera, iki gicaniro cyo ntabwo gisaba igitambo kuko Kristo wakiriho. Ariko igisenya imbaraga z'abarozi byanze bikunze icyo ngicyo ubu gisabwa. Imana rero ibampera umugisha, Imana ibagirire neza, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Reka dusoreze ahangaha. Niba utari wakora subscribe uyikore, uzabasha gusobanukirwa byinshi dufashijwemo n'imbaraga z'Imana, hamwe no gusenga, sharinge n'abandi, igere kure. Imana iraguha umugisha, habwa umugisha n'Imana. Shalom, shalom.